Yeyo nongeye kuwikaze mukunzi w'imisozi igihumbi akunze w'imisozi igihumbi tubikaze nanone ku bw'imisozi igihumbi ngiye muri komune ya Shobo Delege cyangwa service delege tubazanira ibiganiro bi entertainment vibes tubazana abatumirwa bagiye batandukanye bava mu bisata bigiye bitandukanye. Ndagwaye ikaze nanone we uri hano hateye hatandukanye Uganda, mu Rwanda, Burundi, hanze Kenya, handi henshi cyane mu Faransa. Ndazi ko hari abafana benshi badukurikirana kandi badukunda cyane gatanu kuri gatanu. Ndagushimira wewe mufana wagiye ufasha Elvis Delege ugatuma hari ibintu byinshi ngenda ngeraho ntari naragezeho mu bibazo byose nagiye ngira mwaramfashije. Ndakunda cyane niyo mpamvu mbabwiye ngo kura subscribe ku bw'imisozi igihumbi hama mujye mubona ibiganiro Elvis Delege yakoze. Hama mujye mumenya ngo Elvis se afite ubwenge bungana gutya ku buryo nawe yaba umunyamakuru. Rero ni impamvu ubwiye ngo dushigikire, wishigikiye ukoreshe ya comment ubihe bagenzi bawe ko bafite message nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri kamera zacu murako dufite umukobwa mwiza cyane koko sibyo kugarukaho. Umukobwa yambaye neza agakweto gahagaze bien agakweto karenze kameze neza, n'agashati kameze neza gapentre kumuruturutu ibintu ni neza cyane no ni sawa. Arakora umukobwa ameze neza kandi asa neza. Ndakeka benshi mufite amatsiko ese umukobwa agiye kutubwira iki cyangwa se tugiye kuganira ku biki. Ni umukobwa ndibuze kubabwiraho byinshi bigiye bitandukanye. Mwese mutegereje muri benshi bivanye n'ibyo mwagiye mwumva ubushize. Ni umukobwa muri bo barimo kishimira. Reka tubaye tumuha ikaze ku bw'imisozi igihumbi kugira ngo abanza bibwire mu mumenye nubwo kenshi mwagiye mumenya ahandi hantu hagiye hatandukanye atari hano. Ariko reka tumuha ikaze abanza yibwira abakunzi bo bw'imisozi igihumbi. Murakoze cyane ndabasuhuje. Nitwa Rena. Nishimiye ubutumire bwanyu. Nitwa Rena. Yego. Nishimiye ubutumire bwanyu. Yego. Makuru yawe. Amakuru ni meza. Umeze fresh. Meze fresh. Ibintu ni good. Yes. Meze neza. Jesu unambaye nimero zawe se kugira ngo utumire hano. Ni ndazi guhaye. Ndaza kumukubwira aracyari ibanga. Reka tubanze tube tuvuga ati Rena n'umukobwa ameze gute, abayeho gute, mu buzima busanzwe bwe bumeze gute? Ubuzima busanzwe meze neza. Niyumva neza nta kibazo. Very good. Nishimiye kuza hano. Yeah. Wishimiye ubutumire bwacu. Nishimiye ubutumire bwanyu nayo mfite amatsiko kabisa. Afite amatsiko. Yeah, okay. Dusanga tuganira ariko si cyane sibyo ko mba ndi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Turaganira ariko nubwo ntajya mfata umwanya munini cyane ngo duciringe cyane ko turaganira ibintu bimwe na bimwe. Ako nyine niyo mpamvu umunsi nase mfata umwanzuro bivanye n'umuntu twaganiriye hano. Hari ibintu byinshi yagiye ambwira ndavuga ati se umukobwa dusanga tuganira nuko ameze nuko bimeze. Niyo mpamvu nase mfata umwanzuro wo kuza kugutumira hano kugira ngo uze tuganire ugire byinshi ubwira abakunzi bw'imisozi igihumbi bagire byinshi bakumenyaho. Okay, abo bw'imisozi igihumbi ndabasuhuje kandi turi kumwe none kugeza igihe ndahavira twamaze kuganira. Babwire gusaba kuri subscribe n'ibintu gende neza. Bajye badishigikira. Ndababwira baradukurikirana. Baradufasha. Njya mbikora iyo mbonye akanya nibyo nkora. Amakuru y'iminsi rero. Amakuru turaho tumeze neza. Boyfriend wawe gute? Boyfriend wawe. Boyfriend wanjye. Ikibazo ko gikomera. Rero sinzi uko nakubwiye ngo boyfriend wanjye kubera ko mu mikure yanjye ntabwo nakuze nyine imikino y'abahungu. Nkakunda umupira, nkakunda siporo. Yes. Nkakunda kubaka inzu. Urabizi ko abana b'abahungu kenshi baba bagenda ku magare, bagenda ku mamoto. Wakoze ya moto y'igiti ukayigendaho, wakoze wa mutumba wajombyemo ibiti gutya ukawugendamo. Ukubaka inzu ukavuga uti ngiye gushaka umugore mushyiremo. Nibyo byose urumva ko nakuze nyine nkora iby'abahungu. Mfite motivation nyine yo kuba umuhungu. Rero none sinakumenyesha ngo boyfriend wanjye ameze gute kuko hari uburyo bundi muri makisha tuvuga ati ngiye ibintu by'abakobwa ntumbaze ngiye nikure nk'umuhungu. Ibintu by'abakobwa ntumbaze rwose. Rero uko nakuze nk'umuhungu sinigeze ngira inshuti z'abahungu. Urumva umuhungu yakuze gutyo agira inshuti z'abakobwa kuko naba yiyumva nk'umuhungu. Yego. Wowe wakuze ugira inshuti z'abakobwa abahungu utumva byari byo. Yego komana yaje. Ubwo se mama we akabyakira gute? Ubona nyine bagajama nyine kiruka abandi bahungu bagenzi babo. Mama wanjye we uko yambonaga yavuga umwana wanjye ibyo byose akunda siporo. Abahungu nibo bamufasha gukora siporo buriya bizahinduka agenda avuga bizahinduka. Kugeza hano bure no mama wanjye kubera ko ari hanze nangakunda kumbaza ati se mwana wanjye bimeze bite kuko azi ko nkiri mutoya. Neganya kuzabimubwira mu gihe kizaza kuko hari icyo natekereje. Okay. Ubwo se meaning y'icyo kintu ushatse kutubwira kandi uvuze ati je nakuze ndi umuhungu nimere nk'umuhungu imikino y'abahungu siporo umupira igare ni nimere nk'umujama nyine tu.
wumva nta mukobwa nyine mwaciringa, wumva nyine nta mukobwa mwaciringa ko wumva atari mugenzi wawe? Never, ahubwo nta muhungu twaciringa kuko mba numva nyine nshaka umukobwa kuko njye niyumvamo nk'umuhungu. Ariko uri umukobwa? Ndi umukobwa. Ukiyumvamo umukobwa mugenzi wawe? Kuko nyine numva nyine uri umuhungu, urumva ndashaka gukina ndi umupapa cyangwa ndi umusore, kandi igihe umuntu akinnye ari umusore icyo ashaka ni ugutereta umukobwa. Ntabwo uri kumva ikintu uri kuvuga. Uri kuvuga ngo ugiye nshaka gukina nk'umuhungu nk'umukobwa, kandi uri kubigira nk'imikino kandi ibintu biba biri seriye. Nakuze nk'umuhungu, uri kubyumva? Nakinnye nk'umuhungu nyine, narubatse inzu, natwaye amagare na moto, nakinnye imipira iriya football. Urumva ibyo byose mama wanjye yabonaga ko ari za mbaraga z'umwana w'umukobwa, avuga uti wenda no mwana wanjye niko yakuze. Ariko ngiye kugezana n'ubu ngubu ibyo bintu byarakomeje, none ndacyakomeza kumva nyine ari umuhungu. Yego. Nese uramutse umbaje ufite umusheri mbese w'umukobwa muri make nshatse kutubwira cyane byashatse ko njye nari nkubajije ati boyfriend wawe gute? No, wapi na boyfriend ahubwo girlfriend. Okay, uraza kumutubwira wari wose agatunamuzi bura nawe wamenya. Niyo mwamutamuzi mwazamumenya, haracyari igihe. Ese iyo wifashe ugakunda umukobwa mugenzi wawe muri societe bigaragara gute mu bakobwa bagenzi bawe? Bakubona gute, bagufata gute muri societe? Hari ukuntu ujya mu isoko ugiye kugura nk'ipantaro, sibyo? Yego. Iyo pantaro agenda ukayibaza igiciro, then ukayigura ukayitahana. Ntabwo icyo gihe bagiye kubaza bashitsi bange sino pantaro murayibona gute, sibyo? Nanjye nagiye gutereta uwo mukobwa, nagiye kumukunda nyine kubw'umutima wanjye. We niwe wamuterese? Njye namuterese. Ujya kubimubwira mbere rero byagendaga gute? Ujya kubimubwira mbere yajyaga akunda guca ahantu nakoreraga agiye ku ishuri, nkabona umwana mwiza, nkamva ese nkajyana urukundo rusanzwe. Ngeze aho ngaho nyine umutima wanjye urambwira ati reka ubimubwire, mujye mukina bisanzwe, muganire bisanzwe, gusure bisanzwe nyine nk'inshuti yawe. Ariko bigeze aho ngaho ko yagendaga nyine mwiyumvamo, bituma nyine ndekera gukunda. Hari umuhungu rero natangiye gukunda, bituma ngenda mureka kuko n'ubundi nabonaga nta kizagenda kuri uwo muhungu, kuko urukundo rwanjye rwinshi rwerohereye ku mukobwa kurusha uko nakunda ko rwarera ku muhungu, sibyo? Ndabaye rero ko ngome ku mukobwa n'ubundi niwe mbona ndi gusangaho ibyishimo biruta ibyo nsanga ku muhungu. Niko byagenze. Kurumva bikomeye? Kurumva bikaze? Oya, ntago bikomeye. Birakaze? Ntago bikaze. Kubona umukobwa mwiza nkawe akaba afite boyfriend mwiza, umuhungu umeze neza, ugukorera ibintu byiza mukazanabyarana, ubu ngubu ukaba wumva umukobwa ari we mwakwibanira ubuziraherezo. Yego nyine, ariko ukora icyo umutima wawe nyine ukubwiye. Yego. Icyo umutima wawe kumotiva nicyo ukora, kuko umutima niwo uduha kumva dutuje. Rero umukobwa yamaye gutuza. Ujya ubyicuza? Ntago nyambyicuza. Urabikunda? Ndabikunda, ndabifiringa, mba numva impande zanjye zose amahoro ahinda. Ubusa uteganya kuzabyara? Kubyara? Ntago nzabyara vuba, mbipanga mu gihe kizaza, ariko nabwo bitanakunze kuko umukunzi wanjye sinamuca inyuma. Nakwa dogita, nabirenze, nabikaze. Muzashaka umwana murera? Nakwa dogita kugira ngo tumukobwa. Mama wese ubwo nakubaza ati uyu ni umwuzukuru, uzavuga ati ni umwuzukuru? Nzamusobanura, nzamubwira nti mama natabyumva se mama aharanira ibyishimo byanjye. Aramutse atanabyumvisha wamubwira ariko n'uburenganzira bwanjye nkora icyo ngomba kuba nkora umutima wanjye ushaka. Nababwiye ati rero mama urabizi ko nkunda, kandi nkunda uharanira ibyishimo byanjye. Rero kuba ameze gutya nishimye ndi kumwe n'umukobwa nakunze, yego, icyambere ushaka si umwuzukuru, reka njye kwa dogita umwana w'akabebe w'agahinja murere nk'aho ari uwacu paka akuze nyine abo wacu, hanyuma ibyishimo bikomeza mu muryango. Ikibazo cy'amatsiko andi byereka tubirengeho kugese ntago nakumanaginga ngo umbwire ngo wakabengura umuhungu ngo ugira ibiki, kuko buri wese afite uburenganzira bwiwe. Yego. Ubwo si iyo bigeze mu gihe cya sex n'umukobwa bigenda bite? Cyo cyatumye mbizamo cyane, bigenda bimotiva cyane, kuko twageze mu gihe cya sex, nari mfite boyfriend, twagira mu gihe cya sex nkabona ntabyo azi, nkabona ukamwigisha ukabona ntashaka kubifata, ukabona nyine wagira ngo ufite ikibazo. Kutashatse undi se wenda wabasha nese bose niko bameze?
ntago nashaka kuzenguruka mu basore benshi iyo nakunze mba nakunze nayo nakunze umusore umwe mbonye bigenze gutyo bampuye n'uwo mukobwa ubwo ikintu nakoze ni iki nagumye kuri uwo mukobwa niwe nabonyeho ibyishimo byanjye mu gihe uwo muhungu atabimpaye gusa ari wowe n'uwo mukobwa ninde usambanye ngende umugabo ndi sheri we bakunze bw'ibitsina by'igihugu ibintu birakaze ubimukorera gutegere ku buryo yumva nawe agukunda mbikora mu buryo bwanjye nawe nyine yumva ari bunkore nyine kuri uwo mukobwa tumenyereye ko umugabo n'umugore aribo bakora sex bivanye n'uko ibitsina byabo bidahuye wowe mu gihe igitsina cyawe n'icyo bihuye bigenda bite ibyo ni ibyanjye n'umukunzi wanjye oya kugira ngo tubashe kumenya niba bya bintu kuko njye impamvu nakubwiye ngo uburenganzira no bwawe sinakubwira ngo ibi bintu ngo wapi njye ntabwo nakujya mu buzima bwawe yego ahubwo ikintu mbashaka kumvisha kukunze rw'imisozi igihumbi kugira ngo harimo na benshi baba badukurikirana usanze nawe wenda icyo kibazo bagifite urumva niyo mpamvu nkubaje ati ese bigenda gute kugira ngo niwahora yitinya asanzwe ari umulesbienne azumve yisanzuye icyo nabwira rero ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba afite icyo bita talenti sibyo cyangwa icyo bita motivasiyo z'umutima wiwe noneho mu gihe wumva umutima wawe ugatira gukora ikintu uba ugomba kugikora n'umutima wawe ukakimariramo njyewe narifashe urukundo nari mfite nararumuhaye muha buri kimwe cyose yari akeneye bityo mbasha kumwiyumvaho nanyiyumvamo mwaza mwagira mu buriro ukamujya hejuru bikagenda bite bikagenda neza ko nta gitsina ugira ndagifite ibyo twakoze byari bimunyuze ibyo namukoreye byaramunyuze kuko ntiyaca inyuma ndamwizeye muhuza igitsina gute kandi muri abakobwa kandi umwe ukumva aramwishimiye nawe akumva arakwishimiye nk'uko ngewe nasambanye umukobwa akumva aranyishimiye turagutumiye turakwembise nzaze mbarebe ndebe ko bimera ajya bambwira ngo bakoresha ngo n'imingo handi intoki ntabyo nzi ariko nyine kwivugira sinzi nyine ubwo wadusobanura uko bigenda urebye tubikora nyine byacu bisanzwe njye nawe turahura tukabikora ibyo bindi ibikoresho bindi byo bavuga niba ari imyuko niba ari ibiki niba ari ibi ntabwo mbizi twe ntabyo dukoresha umubiri wanyu nyine dukoresha body yacu mukabasha kwishimana tukabasha kwishima akanyurwa nanjye ukarangiza se ndarangiza kandi nawe ararangiza sinava atarangije umukobwa urangiza atahuye n'umugabo ni ikibazo cy'amatsiko ni ikibazo cy'amatsiko ubasha kurangiza gute ko nta kintu na kimwe muba mwakoze n'uwo mukobwa ku buryo cyakugeramo indani kuki uvuga ko nta kintu na kimwe kandi tuba turi kumwe aricyo turi gukora ni ugutacingana mbese mukarangiza turagutumiye nakwembise okay nyine ikibazo cy'amatsiko nyine sinzi girlfriend wawe kuba wavuze ko uri umuhungu ariko ngenda ndashaka hari n'undi mukobwa nigeze guhura nawe nyine nabambwira gutyo atambwira ati giye nanjye nukomeze nimire nk'umukobwa gutya na gutya mfite umukobwa mugenzi wanjye dusambana urumva wogeyo ndi kuvuga ikibazo nkivuga uko kiri sinjya kwishyira ngo dukore imibonano ugiye mvuga ati dusambana uko nyine ni ugusambana uzamba urunzanire girlfriend wawe muhure ndebe ese mamumeranye gute girlfriend wanjye rero nzagutumira muri kuriya kwezi kuzaza kuko ari hanze n'aba yageze mu Rwanda nzagutumira yego uriya uri kutubeshya oya ntago mbabeshya ari mu Rwanda oya ntago ari mu Rwanda gusa yari hanze mu bigenza gute rero iyo wumva ubishaka oya ndihangana kwihangana amagara video call tukagira ute mukagira nyine tukagira oya turizerana kandi tugomba kwihangana tugategerezanya yego ni iki wabwira abakunze bw'imisozi igihumbi nyuma mbere ko turangiza rw'imisozi igihumbi nuko mbakunda cyane kandi ikindi ntukitinye mu byo ugiye gukora kuko ugomba kukijyamo ufite impamvu ufite n'icyo wasobanurira abanyarwanda bagenzi bacu rero ngenda bakunda cyane kuba naje hano kubasangiza iki kiganiro nuko amarangamutima yawe utagomba kuyahisha kandi n'uwo yerekejeho ugomba kumugaragaza kuko ibingibi nibyo benshi cyane baba bafite mu mitima yabo bituma bamwe barasara abandi bakiyahura ariko njyewe ntagomba gupfana ibyanjye bagomba kubigaragaza nkagaragaza n'uwo nakunze ndabakunda cyane rero nyine hari igihe umukobwa numuze mufate mu judging ubone umukobwa ngiye nta kibazo cye kubera ko gese nigeze nkubwira ngo ngiye nabwate ngo ngo umukobwa nkawe ngo ugira gukira gutyo ntago babindeba kubera ko
impamvu waje mba nagutumiye nagira ngo tubiganire twumve nimba bya bintu bibaho kuko benshi tujya twumva bivugira hirya no hino ubujaje bwabavuga bavuga ariko nimba baje kuza ukabivugira hano niko bya bintu bibaho kandi ukaba tubwiye yuko ubikora nyine kubera ko uzi impamvu numvaga nta gihe mfite cyo gukunda umuhungu sibyo nta gihe kizaza mfite ngo nzakunda umuhungu numvaga igihe cyanjye gihari kirekire nzakomeza gukunda uwo mukobwa niyo mpamvu rero navuze ati n'undi kambishyire mbigaragaze n'ubundi bibe babibone kuko naho mfite aho kubihisha. Reka dusoze ikiganiro tuzaganira ubutare ko ndakwingiza uzambabara uzane girlfriend wawe tubashe kuganira mwese muri kumwe wenda uko kwezi naza umbwiye ngo azaza mu kwezi gutaha naza muzabashe kuganira turebe ese ibintu ni byanyabyo cyangwa kuko kubivuga gutya hari abantu benshi baza kubivuga ariko atari bo bishushanya niyo mpamvu mvuze tuzamuzane hano mubigaragarize hano tubireba twese turebe nimba ibintu bibaho. Murakoze cyane nzamuzana tuzazana umubone ni umukobwa mwiza kuva kurwara kugeza ku musatsi umukobwa mwiza naramukunze. Ni inzobe nkawe andenzeho ni izuba rimwe rya mu gitondo n'urumuri n'ukuri bakunze bw'umusazi igihumbi agatukigana tukigarukiriza aha ngaha mwari kumwe na Elvis Delege cyangwa M Delege kuri kamera zacu turi kumwe n'umukobwa mwiza hajya izina ryawe ngo Rena urakoze cyane nawe urakoze cyane kutwitabira kameramani nawe turi kumwe wakoze cyane kuduha amashusho meza guha abashusho meza bakunze bw'umusazi igihumbi ciao nakagaruka.